kandi tubashimiye ko mwatwakiriye mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Yego, murakoze. Karibu mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Afande, turagira ngo mutubwire muri rusange, hari ababona uru rwego bakarubona ko ari urwego rubereyeho gufunga cyangwa se ku batabyumva cyangwa se ku batazi inshingano zarwo. Ubundi ishusho rusange y'uru rwego ni iyihe? Murakoze. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora ni ikigo gishyirwaho n'itegeko hanyuma kigahabwa n'inshingano n'igihugu. Inshingano twahawe rero ni iyo kugorora, ariko twubahiriza uburenganzira bwa muntu. Mu nshingano dufite harimo kwakira abantu bakatiwe n'inkiko cyangwa ab'inkiko zasabye ko baba bagiye mu magororero kugira ngo bakurikiranwe ku byaha bakoze. Umuntu twakira wese aba afite impamvu yinjiye mu igororero, kandi yahinjiye hagomba kubahirizwa uburenganzira bwe. Hanyuma mu burenganzira bw'umugororwa harimo bwinshi, harimo kubaho arya, yambara, karaba, kuvuga ngo harimo isuku rusange, harimo uburenganzira bwo kuvurwa, harimo uburenganzira bwo kwitabwaho mu buzima bwose nk'umuntu. Wenda turaza kubigarukaho. Ubu ngubu urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora hari amagorora angahe? Hari ayo tujya twumva y'abagore. Muri rusange ho bihagaze bite? Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora rufite amagororero 13. Mu magororero 13 harimo imwe igorora abana hagati y'imyaka 14 na 18 bakoze ibyaha binyuranye. Hanyuma hakabamo amagororero 2 yakira abagore, ariko hari n'andi 2 yakira abagabo n'abagore. Bitavuga ko bavanze, ariko hari ibipangu cyangwa inzu zituranye, imwe ishobora kwakira abagabo, indi ishobora kwakira abagore. Ntabwo ari uko tuvanga abagabo n'abagore mu burenganzira, natwe ubwo twaba tubugiye kubuhonyora, ntabwo twabikora. Afande, turagira ngo byibuze mutwinjize mu igororero ry'abana. Ubundi hakorerwamo ibiki? Abana bafashwa bate kugororwa? Hanyuma no ku badamu bimeze bite? Igororero ry'abana ni igororero nakwita ridasanzwe, kuko umwana n'umwana nyine, kandi n'umwana w'igihugu. Nubwo ari amagororero, niyo mpamvu nyine ari amagororero, ni ukugira ngo uwo muntu wari mu banyarwanda yubaka igihugu agire ahantu agera, agezwa, yitekerezeho, afashwe kongera kugaruka mu murongo. Noneho urumva umwana we ni ikintu gikomeye. Dutegereje na gahunda y'igihugu yo kwita ku mwana, umwana we atekerezwaho mu buryo bwihariye. Kuba ari umwana ni ubwacyo ni ikibazo, ariko noneho kuba ari umwana wagonganye n'amategeko agomba gufashwa kugira ngo aze muri iyo mikurire ye, kuko abagikura azakure ahindura imyumvire n'imyitwarire. Abana rero babaho nk'uko mu mashuri babaho. Ni abana bafite gahunda y'umunsi irimo ubuzima bwo kwiga kurusha ubuzima bwo gukora ibindi bintu. Iyo ari umunsi wo kwitaba urukiko, ararujyanwa akitaba urukiko, ariko ubuzima bwe bwose bw'umwana ugeze hariya aba ari mu ishuri, bitewe n'icyiciro yari agezemo yiga, ari mu buzima bwo hanze. Kugeza uyu munsi dufite ibyiciro byose byigisha amashuri muri Nyagatare, mu igororero rya Nyagatare. Harimo kwiga amashuri asanzwe tuzi kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu, harimo kwiga amashuri ya segonderi tuzi kuva mu wa mbere ubu bageze mu wa gatanu. Hanyuma hakabamo n'amashuri y'imyuga, twigisha imyuga inyuranye abo bana, kuko hari umwana ushobora kuza agahitamo kwiga umwuga aho kugira ngo ahitemo gukomeza kwiga amashuri nk'uko yayigaga, cyangwa ugasanga yarigaga imyuga n'ubundi. Nako gahunda ya Nyagatare iteye. Hanyuma ku bijyanye n'ahagororerwa abagore, baracaho twa dusake twajyaga tubona. Ku bagore nababwiye ko dufite amagororero 2 yihariye abamo abagore, tukagira n'andi 2 agira aho abagore bagororerwa hafi y'aho abagabo nabo bagororerwa. Abagore rero nabo bafite gahunda nk'iz'abandi bagororwa, hanyuma bakanyuzwa muri gahunda nabo za gahunda zo kugorora, kuko zifite abagabo n'abagore barazifite. Muri gahunda yo kugorora rero harimo kwigisha ibintu bitandukanye. Mbere na mbere bariya ni abantu bakuru, bagomba kwigishwa uburere mboneragihugu kugira ngo bagaruke kuri gahunda
batakaje, kuko burya umuntu kugira ngo yinjire mu byaha hari icyo aba yatakaje. Uburere mboneragihugu barabwigishwa, bakigishwa gahunda ya Ndi Umunyarwanda, iyo ni na gahunda bahuriraho n'abagabo, hanyuma hakaba na gahunda yo kubigisha umwuga wazabatunga igihe bageze hanze. Buri wese ahitamo umwuga akurikije uwo ashaka n'uwo ashoboye n'uhari, kuko ntabwo nahamya ko imyuga yose tuyigisha, ariko tugira iyo twigisha. Mu magororero yacu rero twigisha ibintu abagore bakunze kugiraho ubushobozi cyane cyangwa bitaho cyane. Twigisha kudoda, tukigisha gukora imisatsi, hanyuma hakazamo na ka gaseke mwavuze ko kadasaba n'ubuhanga bwinshi, n'ubwo gakoranye ubuhanga bunoze, ariko abanyarwandakazi bafite ubwo bushobozi bwo gukora agaseke kandi keza. Nabyo rero barabikora. Afande, mu gihe cyashize turi abana twajyaga tujya kwiga za Butariyo, tukabona mu bishanga harimo abagororwa. Imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi biracyakorwa, baracyajya ku mashansiye. Umusaruro batanga ungana ute? Urakoze cyane. Umusaruro mu magororero uracyakorwa, ukorwa mu buryo nakwita bubiri, kuko kugeza uyu munsi hari ikigo dukorana mu buryo bwihariye cyitwa Muhabura Multi Choice. Hanyuma Muhabura Multi Choice Company ni ikigo dukorana kugira ngo tuzamure umusaruro. Ni ikigo cyashyizweho na leta, nacyo gifite itegeko rigishyiraho. Tugirana amasezerano rero, ibikorwa binini birimo iyo miceri wabonaga i Huye, birimo imirimo itandukanye ku magororero atandukanye, bayibyaza umusaruro bakoresheje ingufu z'abagororwa. Hanyuma umusaruro uhagaze neza, kuko urumva niba harajemo n'uburyo bw'ubunararibonye bw'ikigo gifite ubunararibonye mu gucuruza, nuko umusaruro wiyongera. Ariko hari n'ibindi bikorwa by'ubukorikori uyu munsi RCS gikurikirana hamwe n'abo bagororwa tuba turimo kwigisha, kuko uko imirimo ikorwa banayigiraho. Hari gahunda iba muri department yacu yo kugorora ifatanya na NESA, yitwa Prior Learning Recognition Certification. Ni ibikorwa by'umuntu baha certificate kuko yigiye ku murimo. Ayo mashanti uvuga ushobora kujyana y'umuyede akazava yari umufundi. Uwo muntu rero baraza bakamukorera ibizamini, basanga afite ubushobozi bwo kuba yaba umufundi, bakamuha certificate akazayisohokana, agataha ari umufundi kandi yarinjiye ari umuntu utashobora kugereka itafari ku rindi, ariko kubera ko yabikoze agatangira akora imirimo mito, akazarangiza abaye umufundi ufite ubushobozi bwabikora neza. Muri za nyubako cyangwa se muri wa musaruro muri mu kutubwira, ibivamo biba bingana bite? Aka kanya ntabwo nakubwira ngo percentage irangana gutya, ariko nuko mbona RCS uyu munsi yishimira aho igeze, ariko uko abantu bagira na tekinoloji cyangwa ubuhanga bwihariye, niko natwe tubwinjiramo nk'abanyarwanda bafite abandi banyarwanda bashobora kubukora, kandi dufitemo abanyarwanda b'abahanga muri abo dufite kugororwa. Turafatanya rero kugira ngo umusaruro urusheho kwiyongera. Mu bijyanye n'ubworozi, mworora iki? Ese bwo bifasha iki abagororwa? Ubworozi tworora bufasha abagororwa n'ubw'inka, kuko amata akomoka kuri izo nka anyobwa n'abagororwa, ndetse n'abana b'abagororwa babana n'ababyeyi babo muri za ntuza twavuze z'abagore. Ni ukuvuga ngo abagororwa bafite ibibazo byihariye, abasaza bafite uburwayi n'ababana batoya, nibo banywa ya mata akomoka kuri za nka zororerwa ku magororero atandukanye. Ibyo kurya abana bafite gahunda yihariye yo guhahirwa, budget yihariye, bagahahirwa ibiryo nyine bijyanye n'imirire y'abana. Hanyuma abagore bonsa n'abatwite nabo ni kimwe. Ubundi abandi bantu bakuru nabo gahunda ya leta ifite ukuntu bagaburirwa mu gitondo na nimugoroba. Afande, turagira ngo wenda n'abakurikiranye iki kiganiro bashobore kubyumva neza. Umwana mu muryango iwacu tuzi ko mu gitondo anywa igikoma, saa sita akagira utuntu afata, saa 9 abyutse akagira utwo afata. Mu magororero biba byifashe bite? Mu magororero nyine abana bafite ababyeyi mbere na mbere bagomba kubitaho, ko nibo
ba mbere bo kubitaho nk'ababyeyi bababyaye. Ikindi gituma bagumana n'ababyeyi babo cya mbere ni uko baba bakiri ku ibere. Hanyuma igikoma baragihabwa ndetse kirimo intungamubiri zihariye kuko bahabwa igikoma cy'imvange y'amafu atandukanye, hanyuma bagahabwa n'ayo mata, ubundi bakagaburirwa n'ibiryo batekewe saa sita na nimugoroba. Bivuze ko umwana arya inshuro 2 ku munsi? Nta nubwo ari 2 gusa, ubwo zaba ari nk'eshatu cyangwa enye, kuko nimba anywa igikoma akanywa amata akarya ibiryo 2, ubwo urumva ni inshuro zirenze 3. Noneho akaba ari n'umwana ukibana n'umubyeyi ushobora konka amashereka ya mama we. Yego. Afande murakoze. Hari abantu hanze hanga bafata amagororero, abenshi bavuga ngo ni amagereza. Twibutsa abantu ko bavuga amagororero, usanga bahafata nk'ahantu hari ibikorwa by'iyicarubozo. Tujya twumva imanza, tujya tubona kuri social media hari abantu bavuga ngo njyewe nakorewe iyicarubozo, ukumva abantu bahafata nk'ahantu hadasanzwe. Mwaduha umucyo? Yego, ku kirebana n'iyicarubozo mu minsi yatambutse habayeho ibintu byo kuyivugaho cyane, ariko navuga ngo ntabwo iyicarubozo ihari muri ubivuze nk'uko babivuga wakumva mu nshingano dufite harimo no kwica abantu urubozo. Ntabwo ari byo rero. Iyicarubozo nta riri mu magororero, n'ababivuga nta muntu ujya mu igororero yishimye. Ashobora kurisohokamo yaragororotse ariko undi agasohokamo atanagororotse, kuko abantu ntibamara mu magororero igihe kingana. Uko asohokamo rero afite uko yinjiyemo akasohokamo uko yinjiye, kiba ari ikibazo, kuko uko ugorora umuntu wamaze imyaka 2 cyangwa umwaka ntabwo ariko wagorora umuntu wamazemo amezi 6. Uwamaze amezi 6 igihe yamazemo gito ashobora gusohoka kubera yinjiyemo ntabona umwanya muhagije yahabwa inyigisho zitandukanye kugira ngo yumve uko ubuzima buhari busa n'ubundi, agasohoka nyine agifite ubwa burakari bw'uko yagizwe mu igororero. Kuba byitwa igororero uyu munsi ni cya kindi twavuze cyo kugenda duhindura nyine uburyo bwo gufata abagororwa, ikaba ikigo cyo kugororeramo. Niyo mpamvu byitwa igororero. Ariko kuba hari umuntu ukivuga gereza ntabwo twamurenganya nawe, kuko byamaze imyaka myinshi byitwa gereza, ariko nizera ko abantu bazagenda bahindura, kandi uko bihinduka niko bumva n'inshingano zihari ko ari ukugorora nyine. Uwabyita gereza urabyumva kuko niyo nyito yakuriyemo yumva. Byiswe amagereza kuva byabaho mu 1930. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora rumaze imyaka 4 rugiyeho. Urumva kugira ngo mu mitwe y'abantu havemo gereza bizafata ikindi gihe kinini, ariko icyo nabaha nka message nuko twahinduye inyito kugira ngo tujyane n'ibikorwa turi gukora. Yego. Afande mu bisobanure neza, ntabwo byumvikana ibikorwa by'iyicarubozo bivugwa byabikorwa n'urwego, ese ababikora bigenda bite? Oya, ntabwo ibikorwa by'iyicarubozo bikorwa n'urwego, nabihakana 100%. Naho haba haragaragaye iyo kese yuko hari umuntu waba yakorewe iyicarubozo akabiregera, biragaragara ko uwo muntu aba yabikoze ku giti cye, ntabwo yabitumwe n'urwego. Nta muyobozi n'umwe wabwira umuntu ngo nguhaye inshingano kandi uzajya kwica abantu urubozo. Uhabwa inshingano yo kujya kugorora, ariko uburyo witwara n'ubundi. Ni nayo mpamvu uyu munsi hari abantu mubona bashobora kuba barimo babibazwa mu nkiko kugira ngo basobanure ibyo bakoze, ariko ntago ari inshingano yari yahawe ku buryo byakwitirirwa ubuyobozi bw'igihugu cyangwa ubuyobozi bwa RCS. Ni umuntu ku giti cye wabibazwa. Afande tukiri aho ngaho wenda turahita tunahava. Iyo ukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga usanga hari abantu bavuga amazina amwe n'amwe, wenda nanjye sinabura kutayavuga. Hari abazana uwitwa Cyuma Hasani, hari uwo bita Theoneste Nsengimana, hari n'abandi batandukanye. Bavuga ko ahantu baba bafungiye haba hatagaragara cyangwa se hari urumuri rwinshi, koko amagororero agira aho hantu bashyira abantu ku buryo bwihariye. Abo bantu murababwira iki? Birababaje cyane kuko ubivuga ntiyahageze. Icyo ni kimwe. Mpamya ko abivuga kuko atahageze.
agahamya ko abo bantu baba ahantu hatabona, ahantu hari urumuri rukabije, njye navuga ngo abo bantu baba ahantu heza cyane, kuko nimba umuntu aba mu cyumba kirimo dushe na tuwarete, ntabwo uwo muntu aba ahantu habi, kuko abanyarwanda bagira inzu irimo dushe na tuwarete si benshi cyane, si bo benshi cyane. Kuba rero babyita gutyo ntabwo numva aho baba barabikuye, kuko nzi neza ko kuri social media naho dufiteho abandi babashije kuhasura bakanashyiraho amafoto yabo, bakagaragaza n'ibyumba byabo n'uburyo babayeho. Binagaragara ko banaryama n'ahantu heza, nkurikije ibyo nanjye nabonye kuri social media. Niko bimeze. Yego. Afande, murakoze kudushyirira umucyo kuri ibyo bikorwa twumva hanze ahangaha kuri social media. Ndabashimiye. Hanyuma ku bijyanye n'uburinganire muri RCS, ni ahantu tubona abahungu gusa, mugiramo n'inkumi n'abasore bose bakora bate? Iryo hame ry'ubwuzuzanye rirahari? Yego, urakoze. Hamwe ry'ubwuzuzanye rirahari, nubwo twaba tutaragera ku ntego ya 30%, ariko turi hafi aho. Imibare ingana ite? Imibare aho nyiherukira atari uyu munsi yari igeze kuri 26. Urumva rero ko turimo turazamuka. Ihame ry'uburinganire rirahari, niyo mpamvu dufitemo n'ishami rishinzwe uburinganire mu kuzamura uburinganire bw'abakozi bacu. Hanyuma ihame ry'uburinganire rirubahirizwa muri rusange, abantu bagahabwa inshingano mu buryo bungana. Dufite inkumi n'abasore bose bakora akazi kamwe, dufite abayobozi b'abadamu, duhereye kuri bayobozi bacu bakuru. Urabizi ko dufitemo umuyobozi wungirije mukuru arimo umudamu, nubwo ihame ritavuga abagore, ariko harimo no kuzamura abagore muri rusange mu ihame ry'uburinganire. Navuga rero ngo turabyubahiriza, abakobwa n'abagore barahari, n'abagabo n'abasore turabafite mu nshingano zacu, kuko uko tugenda durutana niko n'inshingano zigenda zisumbana. Hari akazi uyu munsi nakora umukobwa w'imyaka 20 atabasha gukora ako kanya, ariko agenda abahabwa yubakirwa ubushobozi ku buryo azagera nawe aho ashobora gukora akazi nk'akabandi bantu bashobora gukora, icyo nakwita capacity building. Abakobwa n'abasore bose barabikorerwa kandi ku kigero kimwe, bahabwa amafunzo amwe. Warabibonye, ndumva waraje. Amasomo namwe, bigishwa kimwe, bahabwa ibizamini bimwe, nta usigara inyuma kubera ko ari umusore cyangwa ari umukobwa, bose bazamurwa kimwe, kandi tubona bafite ubushobozi bungana, ku buryo ntabwo wavuga ngo turavuga ngo kubera ko dukora akazi nakwita ko katari akazi gasanzwe, akazi gakora amanywa n'ijoro, akazi gasaba kwita cyane ku muntu, akazi gasaba amarangamutima afungutse kugira ngo ubashe gukurikirana umuntu ku wundi. Ni ukuvuga ngo rero tubona abo bakobwa, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi barabishoboye bose, nta kibazo bafite. Afande, tugaruke ku giti cyanyu. Kuba uri umubyeyi ufite inshingano nyinshi, ntabwo bishobora kukubuza inshingano zo mu rugo, kwita kuri ba bana mwasize mu rugo? Oya, ntabwo byambuza, kubera ko umuyobozi umpangira akazi azi ko ndi n'umubyeyi nkaba n'umugore, n'abandi kandi buri wese mu rwego ayoborerwamo. Twese turabizi ko buri wese afite inshingano mu kazi, akagira n'inshingano mu rugo. Nubwo dukora amasaha 28, ntago buri wese akora amasaha 28. Hari amasaha yo gukora, akaba n'amasaha yo kwita ku muryango. Afande, murakoze. Ngira ngo badukurikiye bumve ko muri forces dufite mu Rwanda, ngira ngo uru rwego ni rwo rugira abavugizi, rujya rushyiramo n'abavugizi b'abadamu, wenda n'ahandi bizakorwa muri RDF, muri RNP. Ngira ngo ubwo ibyo ngibyo byumvikane neza ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hari aho rimaze kugera.
mu minsi yashize twagiye tubona amasezerano asinywa hagati y'uru rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora ndetse n'izindi nzego nko mu bihugu bya Zambia, muri bya bihugu bya SADC, habaho kuba mugiye kujya mugirana ubufatanye. Mu minsi ishize nabwo kandi hari abagaraduwetinze cyangwa se abarangije amasomo. Twitege ko uru rwego rugiye kujya rutanga amahugurwa mu yandi magororero yo hanze. Ese birahari bigeze? Yego, murakoze. Urwego rufitanye amasezerano n'andi ma correction service yo mu bihugu bitandukanye, ariko ibihugu bisanzwe bifitanye amasezerano n'ubundi n'igihugu cyacu. Ni ukuvuga ngo iyo mikoranire cyangwa uko gufatanya guturuka hejuru, ntabwo guturuka muri RCS gusa. Ni ukuvuga ngo imikoranire bisanzwe ihari ku rwego rw'igihugu. Iyo mikoranire yinjira mu kazi dushinzwe, hajamo icyo wavuze cyo kwigisha cya training. Birashoboka ko natwe igihe kizagera tugatraininga abandi bo muri bindi bihugu, kuko uyu munsi dufite n'igihugu cyabisabye cya Seychelles, bivuga ko kuzabikora bishoboka cyane. Bizafata igihe kingana iki nko muri Seychelles? Haracyarimo negotiation, ntago turamenya umunsi ni ryari, igihe ni ryari, ariko biracyakorwa, biracyategurwa. Muri iyi minsi tubona cyangwa se mu myaka yagiye itambuka, tubona ari polisi, ari ingabo z'u Rwanda zijya mu butumwa bw'amahoro. Namwe hari aho mujya? Yego. Muba mufite izihe nshingano? Natwe tujya mu butumwa bw'amahoro, kuko n'uyu munsi turabafiteyo umubare ntago nawusabye muri serivisi bishinzwe, ariko nzi ko dufite abakozi b'urwego mu bihugu bitandukanye birimo ubutumwa bw'amahoro. Harimo Centrafrica, harimo UNAMIS muri Sudan, harimo ABIE. Abo bantu rero bagenda badafite inshingano nk'iz'ingabo cyangwa iza polisi, baba bafite inshingano nyine zo kujya gufasha bariya bantu mu bigendanye no kugorora. Bafasha abashinzwe amaserivisi yo kugorora iwabo, kuko ahenshi aracyitwa na prisons. Bafasha ayo magereza cyangwa ayo maprison yabo kuzamura uburenganzira bw'umuntu. Nagaruka kuri cya kindi, ntabwo igihugu gikora iyicarubozo uyu munsi wagishakamo abantu bazajya kugufasha mu butumwa bw'amahoro kuzamura uburenganzira bw'umuntu ufunzwe kandi uzi ko icyo gihugu gikora ibintu nk'ibyo ngibyo. Inshingano zacu rero zikorerwa cyane mu magororero y'ibyo bihugu, kandi bikajya cyane mu kurengera uburenganzira bwabo no kuzamura uburyo bwabo bwo guhabwa ubutabera. Afande, nubwo wenda imibare itari hafi, ariko bamaze kujyaho nk'ibyiciro bingahe? Ni byinshi, kuko nanjye navuyeyo. Ni ibyiciro byinshi. Twahereye kujyayo 2010 nibwo umukozi w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora, abakozi ba mbere bagiye muri gihugu cya Haiti, kandi bakoze ubutumwa neza, kuko iyo batabukora neza ntabwo ababakurikiye baba barabakurikiye. Yego. Afande, reka twigarukire hano iwacu mu Rwanda. Hari abantu tujya twumva bakatiwe, bahawe igihano cya burundu, baba abatoya, baba se abakuze. Abo bantu imibereho yabo ibimeze ite, mubagorora mute? Ese bwa burenganzira bwa muntu ukomeza kubahirizwa? Ibibazo abantu bibaza ni byinshi, koko urabivuze. Birumvikana, umuntu bamukatiye burundu hazamo kwiheba, hazamo ndetse n'umuryango nkeka ko uhungabana. Ariko umuntu ukatiye burundu mu gihugu cyacu, mu magororero yacu, arakirwa nk'abandi bantu, agahabwa uburenganzira bwe bw'umuntu, akabaho nk'umuntu, akagaburirwa nk'umuntu, agahabwa iby'ibanze byose umuntu akenera kugira ngo abeho. Ntago yabaho ubuzima bwihariye kubera ko akatiye burundu, cyane cyane ko mubizi neza ko hari n'igihe kigera abo bantu bakaba bahabwa n'imbabazi, bagahaba bahabwa ifungurwa ry'agateganyo ry'uwakatiwe mu gihe bamaze igihe runaka. Urumva rero umuntu igihugu giteganya kuzakorera ikintu nk'icyo ngicyo bitewe n'uko azitwara, ntago
ntabwo byavanga no kumugirira nabi, agomba gufatwa neza kuko ni umuntu. Afande, tugana ku musozo, turagira ngo mutubwire ubundi umuntu mugiye kwakira mu igororero avuye muri sitasiyo avuye mu bushinjacyaha, urukiko rumuhamije ibyaha baramubazaniye, uwo muntu yinjira ate muri gereza? Kubera ko hari icyo twumvise mu minsi yashize cy'uko uburyo basakwa, ubundi mwe mu mwakira mute, bigenda bite? Urakoze. Umuntu winjiye mu igororero hari ahantu anyura hatandukanye. Ubu dufite mu nzego z'ubutabera na sisiteme duhuriraho yitwa EICMS, idufasha kuba uwo muntu anaza twabibonye ko agiye kuza, kuko aho yaciye hose haba hagaragara. Iyo rero uwo muntu ageze ku igororero arabanza akanyura aho babanza kureba nimba impapuro zimuzana zuzuye, kuko iyo zituzuye ntaba agikorewe ibikurikiraho. Ariko izo kese zituzuye ntiturazibona, kuko ntago mu gihugu cyacu ari ahantu buri wese aterura umuntu ngo avuge ngo ndamujyana mu igororero. Impapuro ziba zuzuye ariko ntibibuza ko zirebwa. Muri serivisi ya GREF barabanza bakareba ko izo mpapuro zimuzana, cyangwa nta nubwo aba zifite mu ntoki, nyine kureba muri sisiteme ese uyu muntu ibigomba gutuma yinjira mu igororero biruzuye, akamwakira akamurisivinga. Iyo amaze kumwakira ahita yohereza muri sisiteme ku muntu ushinzwe kureba ubuzima bwe, muganga. Muri dispanseri z'amagororero, ko amagororero yacu agira amavuriro yose, mu ivuriro muganga ahita areba uwo muntu, akareba nimba aje ari muzima, bya bindi twagarukaga by'iyicarubozo, akareba ko nimba nta n'ikindi kibazo yagiriye hanze, ko ashobora kutagirirwa n'iyicarubozo muri aho yanyuze mu nzego z'ubutabera, ariko wenda yaranyuze mu baturage akagira ikindi kibazo yahuye nacyo, wenda bihanira. Yego. Ariko icyo cyose arabireba muganga, akareba n'uburwayi bwe busanzwe. Ese hari indwara idasanzwe yinjiranye, afite za ndwara zihoraho chronique, ese asanzwe arwara iki, ese asanzwe afite uburwayi butuma afata umuti wa buri munsi, kugira ngo amenye uburyo ahita amufasha guhera uwo munsi. Ibyo amusanganye byose rero arabishyira muri iyo sisiteme, arabyandika kugira ngo azabashe kumukurikirana nk'umuntu ugeze mu igororero. Wenda tukiri aho ngaho, iyo musanze hari ibyo atujuje akiri kuri gate cyangwa se ku muryango, ku muryango bamurebera kuri GREF, ariko bamureba uwamuzanye gihari. Araba mujya musubizayo? Ntago bikunze kubaho. Yego. Ariko niyo bibaye si ukuvuga ngo tuba tubonye ko nta cyaha yakoze, hashobora kuba habaye ikosa mu myandikire ikaba ishobora gukosorwa, ariko ntago ari ukuvuga ngo tumusubizayo kubera ko duhamije ko yenda arengana, cyangwa oya, ni imyandikire iba igomba guhinduka igakosorwa. Hanyuma kuba abantu bakwirukanwa bigasakuza biterwa nabo ubwabo, bikanaterwa n'ababakira muri urwo rusaku, kuko umuntu uyu munsi kuba Tereza nakwirukanwa muri RCS, nshobora kujya gusakuza wenda ntekereza ko biri bumfashe, cyangwa nshobora no gutuza nkumva ko igihano nagihawe ni icyo ngicyo. Gusa hari n'abantu bahabwa igihano ntibacyemere. Gusa icyo ntazi, nibaza nimba itangazamakuru rijya rirenganura abantu, sindabasha kubihuza n'uko itangazamakuru rirenganura, kuko hari inzego zindi wajyamo ukagaragaza akarengane kawe ukarenganurwa bitarinze gusakurizwa cyangwa guhabwa abanyarwanda bose n'abatabifite mu nshingano. Yego. Ikindi nakongeraho nuko mu itangazo twatazitwe ntitwigeze dushyiramo amazina. Ubwo amazina rero bayitangiye, ntago twashyiramo amazina kubera yuko ntabwo icyo twari tugamije ari ukuvuga ngo twirukanye Kayitare. Twari tugamije kuvuga ko hari abantu bahagaritswe mu kazi, kubamenya twebwe turabazi, ntitukibakoresha nyine, ntitubahemba, ntitunababuza ko bagira access ku magororero, ko ashobora kujya gusurayo mwene wabo, ariko ntago ahafite inshingano nk'izo yari ahafite. Afande, turabashimiye ku kiganiro cyiza muduhaye. Hari umucyo muduhaye, hari umwijima twari turimo kutamenya ibibera mu magororero. Turagira ngo rero tugana ku musozo, ese hari icyo mwabwira abantu bafite imyumvire itari myiza kuri uru rwego? Ubutumwa ni ubuhe?
njye icyo nabwira abantu, urwego barufata nk'urwego rw'igihugu rufitiye inshingano kandi rufite akamaro, kuko abantu dufite ni abantu nyine, uzarebe iyo ugiye nko mu nteko z'abaturage, umuntu aravuga ati kana karatujujubije ariko ntahanwa. Gusa ikindi kibazo nabonye ni uko abantu bahora bifuza ko igihano cyaba gufunga, ariko gufunga ubundi mu mategeko yacu no mu byifuzo by'ubuyobozi bw'igihugu ntabwo gufunga ari cyo gisubizo cya mbere. Nabwira abantu rero ngo birinde ibyaha, abantu birinde ibyaha kugira ngo badafungwa, kuko tubakeneye batanga umusaruro mu gihugu, bakenewe bakorera imiryango yabo, bakenewe mu gihugu bafitemo umumaro. Igihe ajya kumara mu igororero nubwo yigishwa akaba yanatanga umusaruro, ntabwo ungana n'uwo yaba arimo atanga mu rugo rwe, mu bana be, mu muryango we, kugira ngo igihugu gitere imbere. Numva rero inama natanga no kubwira abantu bakirinda ibyaha, aho kugira ngo bajye bahangana no gusebya ngo babayeho nabi cyangwa bazabaho nabi. Birinde ibyaha, hanyuma nibamara kwirinda ibyaha ntibazagera mu magororero. Kandi n'uwahageze namubwira ngo nagire ubwitonzi, akurikiza amabwiriza n'amategeko amugenga, kugira ngo azasohokemo akeye, ari umuturage ugiye gukora ibifitiye igihugu umumaro. Murakoze cyane. Yego.